sunshine. Muraho neza murakomeye bakunzi ba Cyomorovete TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana n'abane namwe, ndabakunda cyane. Twari tumaze iminsi tutabonana kubera n'ibihe twari turimwe namwe murabizi, kandi dukomeze twibuke twiyubaka, niyo ntego, kugira ngo tuzagire u Rwanda rwiza twifuza ejo hazaza. Rero uyu munsi nagarutse tuje ku bworozi bw'ingurube. Hari ibintu byinshi abantu benshi bamaze igihe bari mu rungabangabo mufatika ibyorozi bari kutubwira byateye mu bworozi bw'ingurube bimeze bite, kandi koko reka mbabwire kuba bihari birahari, ahubwo vuga ngo icyo mwabuze ni amakuru. Rero nje hano kugira ngo mbaganize, mbabwire ibyo mugomba kwirinda kugira ngo icyorezo kitabataka, kandi n'abatagifite namwe kugira ngo mumenye ibintu mugomba gukora kugira ngo mwirinde hatagira icyorezo cyataka ubworozi bwanyu. Ni byinshi ngiye kubabwira, ariko mwebwe gusa icyo musabwa ni ugukora subscribe, share ndetse na comment, nta kindi mwisabira. Ikindi tutaratangira ndagira ngo mbibutse neza yuko hano tubafitiye amasakoshi meza cyane, amasakoshi amwe nimero ya mbere ikomeye imeze neza, ntabwo ari mangaze, ni isakoshi nziza. Hari ukuntu bavuga mangaze ukagira ngo ibya bindi bicikagurika, bipfuragurika, bishishuka. Oya, udusakoshi twiza tw'abasirimu, yaba umumama ushaka gusirimuka twamusirimura tukamuha amasakoshi meza, yaba umukobwa yaba abana batoya, mbega buri kigero urimo twaguha agasakoshi keza cyane ku mafaranga make cyane, utigoye nta n'ibintu bindi birenze. Reka nkubwire, ndakubwira ngo udusakoshi duhari ushaka gusimbuka uzana 14,000 byawe, zana 13,500, 14,500 mwihera isakoshi. Nta bintu byinshi ngiye mbashaka ko mwiteza imbere mu buryo bw'ubworozi, ariko nkanabasirimura, sibyo? Murahamagara iyo nimero muri kubona kuri screen, nino yo kwishyuraho, asigaye ugahitamo izo ushaka, then ukatuvugisha tukakoherereza. Ibaze ko izo ngizo ari free delivery, kukoherereza ni ubuntu. Rero ngo nimwihahire, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero twatangiye icyorezo cyitwa muryamo, niba mukizi mw'abantu cyabo aho cyatangaje. Rero ngo birasaba ngo mube maso, mutega amatwi. Ubundi mbere na mbere mushobora kubanza kwibaza ngo ubundi muryamo ni iki, mbere yuko mbasomera itangazo. Muryamo ni indwara iterwa na virusi. Bivuze ngo iyi ndwara nta rukingo, nta kuvurwa. Nyine ubwo niba yaguteye uhita umenya ngo ni ibihombo byakwatatse. Ahubwo se mbere yuko uhura n'ibyo bihombo, wowe banza wibaza ati ni iki nakora kugira ngo ibi bihombo bitazangeraho, ni iki nakora kugira ngo ibi bintu bikumire bitazangeraho. Dore ikintu ugomba gukora, banza usobanukirwe muryamo ni iki. Maje kukubwira icyitera icyo ari cyo, noneho ikindi ngiye kukubwira ibimenyetso biyiranga. Iyi muryamo igira umuriro mwinshi wo ku rwego rwo hejuru. Ikindi cya kabiri, ikunze gutukura, ukabona ingurube yawe yatukuye ibice byo ku mutwe, ibi bice byose byo ku mutwe, guhera gutya ku mbavu zayo kuzamura, ndetse n'aha mu irugu ry'ingurube kuzamuka ukageza ku mutwe, aho hose haba hatukuriye byo binagaragara. Ikindi, hano ku nda yayo yo hasi haba hahishije. Turi kumwe? Rero ukibibona ibyo bintu, tangira uhita ufata izitararwara uzishyira ukwazo, izarwaye ugerageze urebe ubundi ukuntu ubikurikirana. Ikintu rero ugomba gukora kugira ngo wirinde iyo ndwara, ikintu cya mbere, ita ku isuku y'ibiraro byawe, wite ku isuku y'amatungo yawe. Icyo ni icya mbere, kuko isuku ni isoko y'ubuzima kamemu, niko tunabizi. Kabiri, irinde urujya n'uruza rw'abaza gusura famu yawe, gusura ubworozi bwawe, cyangwa kugusura bikaba ngombwa ko bageza ku bworozi. Si ibyo gusa kandi nawe ubwawe irinde kugendagenda mu mafamu y'abandi. Nibyo muri inshuti z'aborozi, muhuje umwuga, ni nabyo byiza kugira ngo munamenye ku isoko bimeze bite, muganire ibintu byinshi. Ariko ikintu ugomba kwirinda, izo ngendo ntabwo zemerewe muri iyi minsi. Turi kumwe? Wikibana ngo akarere ngo runaka ngo niko ngo bavuka sinzo ko ariho harimo icyorezo,
ngo ubwo nyine ngo niko nzirinda kujyamo ngo ndagenda n'ahandi. Oya, icyakubwira njye byo kwirinda ntabwo wabyumva. Niyo yaba ari iburasirazuba, iburengerazuba, upfa kuba ari mu bworozi bw'ingurube, niba umpamagaye ngo nze nkuvurire, ni ukuvuga ngo nza nambaye ibintu n'ubundi ndi busiga aho ngaho. Ibintu by'ubwirinzi nambaye ni ukubyambara nkajya muri famu yawe nkagukurikirana, nkahita nanabisiga nkasiga bijugunya aho ngaho nkikomereza urugendo. Bivuze iki? Bisaba kwirinda ku rwego rwo hejuru ndetse no kwitonda bihagije. Turi kumwe? Rero iyi muryamo iteza ibihombo pe, yageze muri famu ituvuga ati bye bye no korora. Icyiza ahubwo wowe irinda ibyo bintu bitari byabo. Ubundi ni utuntu two kwirinda, ni n'utuntu tworoshye, si utwo ngutu twose, ukanazigaburira ibiryo byuje intungamubiri kandi bisukuye. Ubwo ndabwira ba bantu rero mugabura amaresitora, ibintu by'ibisigazwa bya resitora muraba mubihagaritse, kubera ko hari igihe uzasanga ni hatari, hari aho wakuye izifite ubwo bwandu bukakwanduriza. Icyiza rero byirinde. Mbega ikintu cyagira aho gihurira n'umwanda cyose ukirinde. Noneho rero reka mbasomere ibitangazo, uretse ko kuri screen muraba muri kuribona. Ubutumwa bugamije kwirinda ikwirakwira no kurwanya indwara ya muryamo y'ingurube mu karere ka Rusizi na Bugesera. Ubwo rero sinakandagirayo, ubwo nawe wirinde mu buryo bushoboka. Hashingiwe ku bizamini bya laboratwari byemeje indwara ya muryamo y'ingurube, mu ndimi z'amahanga bayita African Swine Fever. Mu bipimo byafashwe mu borozi b'ingurube bo mu karere ka Rusizi na Bugesera, hashingiwe ku itegeko nimero ya 54/2008 ryo kuwa 10/9/2008 rigenga uburyo bwo kwirinda no kurwanya indwara zanduza amatungo mu Rwanda. Mu rwego rwo guhashya ubu burwayi bwagaragaye mu karere ka Rusizi na Bugesera, ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda aricyo RAB kiramenyesha aborozi b'ingurube ibi bikurikira. Mutega amatwi. Indwara ya muryamo y'ingurube cyangwa se African Swine Fever ni indwara iterwa na virusi, ikaba ifata ingurube zorowe ndetse n'ingurube ziba ku gasozi, kandi ibimenyetso biranga ni umuriro mwinshi uri hejuru ya °C 40, ikindi kunanirwa kurya, kunanirwa kugenda ndetse no gutitira, gutukura ibice by'umutwe, ku nda no ku maboko n'amaguru uhereye ku bice by'imyanya myibarukiro. Nta muti, nta rukingo kugeza ubu kuyikumira cyangwa se ku bijyanye no kuyivura, uretse no gutanga imiti igabanya ubukana bwa bimwe mu bimenyetso byayo, umuriro n'ibindi. Ntabwo iyi ndwara ifata abantu. Aho mubyumve, ino ndwara ya muryamo ntabwo iyi ndwara ifata abantu, muhumure. Kabiri, ingendo n'icuruzwa ry'ingurube cya live animals mu masoko rirahagaritswe mu karere ka Bugesera na Rusizi kugeza igihe RAB izatangariza ko iyi ndwara itakihagaragara. Gatatu, gushyiraho komande posite itanga amakuru umunsi ku munsi ko uko icyorezo kiri kurwanywa mu bworozi, kiri kurwanywa. Kane, aborozi, abaveterineri n'izindi nzego zose bireba barasabwa gukaza isuku n'ubwirinzi mu bworozi bw'ingurube, kugabura ibiryo by'amatungo bifite ubuziranenge. Nibyo nahoze mbabwira, hari byinshi nanze kwirirwa mvuga in deep, kubera ko nari nzi yuko n'ubundi hano mu itangazo ndi bwongeye nkabisangamo nkabibabwira, twirinda guhora dusubira mu magambo, sibyo?
mu bworozi bw'ingurube: kugaburira ibiryo by'amatungo bifite ubuziranenge, kwirinda kugaburira ingurube umwanda w'ibisigazwa by'ibiribwa byatetswe bivuye mu gikoni na za resitora. Turi kumwe? 5, umworozi arasabwa kwihutira kumenyesha umuvuzi w'amatungo umwegereye mu gihe abonye bimwe mu bimenyetso byavuzwe haruguru ku ngurube yoroye. Mpamagara cyangwa urebe undi wahamagara ukwegereye, ariko byaba byiza umpamagaye nyine ngewe urumva nshyiramo n'akantu k'umwihariko. Turi kumwe? Ikindi, umworozi arasabwa 6, guhagarika kuzerereza ingurube ku gasozi, ingurube zikaguma mu biraro. Ni muri urwo rwego bibujijwe gutizanya imfizi no kubangurira. Aborozi b'ingurube bakaba bashishikarizwa gukoresha intanga zivuye muri santere zitanga intanga z'ingurube zifite ibyangombwa byemejwe na RAB. Aka mwakumvishe, reka nkasubiremo. Hari abantu batakumvisha, abantu mukunda gutizanya imfizi, abantu mupfa gufata intanga aho mubonye. Mwumve iki ngiki, mwumve iyi ngingo ya 6: guhagarika kuzerereza ingurube ku gasozi. Turi kumwe? Ingurube zikaguma mu biraro. Ni muri urwo rwego kandi bibujijwe gutizanya imfizi zo kubangurira. Aborozi b'ingurube bakaba bashishikarizwa gukoresha intanga zivuye mu bigo byemewe byahawe ibyangombwa na RAB. Mu yandi magambo ni ibyo ngibyo. 7, ntabwo byemewe kubaga ingurube irwaye cyangwa yapfuye izize uburwayi ubwo ari bwo bwose. Mwirinde. Reba igihe nahereye imyaka yose ishize mbabwira iby'ingurube, mbabwira ibyo ugomba gukora kugira ngo ubworozi bw'ingurube bwawe bukungukire. Mpora mbivuga. Niba waribagiwe ibyo nakubwiye ukabica amazi ukabifeka, ubundi ukabura umwanya wo kubyitaho, nuhura n'iki kibazo ntundenganye. 8, aborozi b'ingurube barashishikarizwa gushyira ingurube zabo mu bwishingizi, aho burimo nkunganire ya leta ingana na 40%, naho umworozi wakwishyurira kangahe? 60%. Abazakora ibinyuranyije n'ibi bikubiye muri iri tangazo bazahanwa hakurikijwe amategeko. Mugira amahoro. Dr. Florence Uwamahoro. Nizere ko mwumvishe iri tangazo basomeye. Mw'abantu mwe korora biravuna. Byagera ku migaburire y'ingurube yo muri iki gihe byo ni akarusho. Namwe murabizi ukuntu ibiryo byahenze. Narabwiye ngo mujye mungana, mbaye ibiryo bihendutse kandi byujuje ubuziranenge. Muranga murananira. Abantu mugendwa n'ibiryo mujye mwihangana. Kandi mwabonye ingurube zanjye ukuntu ziba zingana. Abagura icyororo iwanjye ho barabizi, bajye bandika muri komenti bababwire. Ikindi mbabwira ngo mumbwire mbagane njye mbafasha kumanaginga yo farm abyanga. Ikindi babwira ngo abafite amatungo mujye muyamanya bavurire. Abashaka gukingiza imbwa n'imampusi mu mpamagare bakingire. Abazifite zirwaye nzibavurire. Mwabuze iki koko? Kugira ngo ubworozi bwawe butere imbere, mbarumbwira ikintu waburanye kwa Cyomoro Vete TV. Ahubwo ntimushobora kuza ngo murebe izi video, muzirebe muzirangize, mukoreshe mwankoresha mugashyira mu WhatsApp group, mu social media atandukanye, aba social medias mukajya mudushyigikira, mukanshyigikira, kuko mfite abanyarwanda ibintu byinshi, ibintu by'ubwenge, ibintu bitari byo kuduheza hasi. Ndababwira ngo muze mbaye icyororo, amafaranga yose ufite guhera ku 60,000 kuzamura, mworozi bikakunanira, ubusoko ko nukene uzanyitwaza we. Rero nibyo nayinjije kubabwira. Amahoro y'Imana bane namwe. Ushaka kugura icyororo cyizewe kidafite ubwo burwayi, ubwo bwandu, gani wanjye izanye n'umutaraga, muyihere icyororo ugende wororera iwawe hawe wenyine, nta bashyitsi ukeneye. Sibyo? Ubu nanjye abashyitsi nkeneye
ntabwo nkeneye abashyitsi bo kuza batemberamo bavuye mu bworozi kugira ngo baje kureba iby'iwanjye uko bikora. Oya, nkeneye abashyitsi baje gutangira ubworozi bwa mbere, abo nibo ngomba guha icyororo. Kabiri, nkeneye abashyitsi bashaka kuvugurura, bakoze ubwirinzi byibuze bagakurikiza ibyo nababwiye kugira ngo ingurube nshyashya itarwaye yemererwe kwinjiramo. So rero ndabakunda cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Ciao ciao.